Imena official umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda tujye guhera mu karere ka Kicukiro aho abantu 10 bafunzwe bazira kwica urubozo umusore w'umurundi. Polisi y'igihugu yatangaje ko hari abantu 10 ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bafunze bakekwaho kwica urubozo umusore ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Polisi yemeje amakuru mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa X, yasubizaga ubutumwa bw'umuryango wo mu gihugu cy'u Burundi witwa Arere Twibeko watabarizaga uwo musore witwa Haberumugabo Gay Dive, avuga ko asanzwe yiga mu mujyi wa Kigali. Uyu muryango mu butumwa wanditse kuri X wavuze ko Haberumugabo yamaze iminsi 8 afungiye mu nzu yicwa urubozo. Amashusho Arere Twibeko yashyize hanze yerekana uwahohotewe yitabwaho n'umuganga wamwomoraga ibikomere binini afite ku kibuno arimo arataka. Uyu muryango uvuga ko mu basore bakubise Haberumugabo w'imyaka 19 y'amavuko hamenyekanyemo 2, umwe witwa Keve wanafashwe agafungwa na RIB, ariko nyuma umubyeyi we bivuga ko yaba ari umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda akaba yarahise amufunguza. Bunze muti undi wamenyekanye ni uwitwa Adolphe, we bikaba bivuga ko yaba yaravuye aho bita Nyamirambo ni mu mujyi wa Kigali aje gufasha inshuti ze guhohotera uwo mwana w'umurundi. Bivuga ko amakuru y'ihohoterwa yatanzwe n'umuntu utuye aho yiciwe urubozo wumvise atabaza. Polisi yavuze ko yamaze kumenya amakuru y'ihohoterwa ryakorewe Haberumugabo yayamenye, ndetse ko 10 bakekwa bamaze gufatwa mu gihe ari n'abandi bafatanyije nabo bagishakishwa ngo bashyikirizwe ubutabera. Yagize ati amakuru y'ihohoterwa ry'uyu musore twarayamenye, ndetse ku bufatanye na RIB abakekwa 10 bamaze gutabwa muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugunga, mu gihe abandi bafatanyije nabo barimo gushakishwa kugira ngo bagezwe imbere y'ubutabera. Yunzemo ko uwahohotewe arimo kuvurirwa ku bitaro bya Masaka mbere yo kumwifuriza kurwara ubukira. Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho, aho tugiye kuyakomereza n'ubundi kuri no nkuru igira iti mu karere ka Kayonza urujijo ku munyeshuri w'imyaka 16 witabye ku rupfu rw'uno mwana. Ubuyobozi bw'ishuri rya Kayonza Modern School bwatangaje ko urupfu rwa Keza Keria w'imyaka 16 rukomeje guteza urujijo nta ruhare burufitemo, nubwo hari abo mu muryango wa nyakwigendera barubashinja. Ibyo byatangajwe nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amakuru avuga ku rupfu rwa Keza Keria, kandi ko mbere yo kwitaba Imana yagize uburwayi. Ababyeyi be basaba ikigo ko bajya kumuvuza kirabumwima. Uwatanze amakuru yagaragaje ko ababyeyi b'uwo mwana bohereje moto n'imodoka ngo bamuhabwe, ariko ikigo cyanga kumutanga. Nyuma baza guhamagarwa bamumenyesha ko umwana yapfuye yiyahuye. Mu kiganiro na Igihe, umuyobozi wa Kayonza Modern School Nturo Michel Muvange yagaragaje ko batigeze banga guha uwo mwana ababyeyi be, ahubwo ko aribo banze kujya kumureba. Yasobanuye ko ku wa gatanu tariki ya 13 Ukuboza 2024 Keza Keria wigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yagize uburwayi butunguranye akihutanwa kwa muganga, bikagaragara ko yari arwaye igifu ndetse aza guhabwa imiti arakira. Ubwo bari kwa muganga bamenyesheje ababyeyi be ko uwo mwana arwaye, ndetse ku wa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza ubwo yasezererwaga mu bitaro iwabo bohereza umumotari ngo ajye kumucyura. Ubuyobozi bw'ikigo bwarabyemeye bumaze kuvugana n'umuryango wa Keza bukumva koko ari bo wohereje uwo mumotari. Nturo ati badusabye ko baza kumutwara turabemerera, bohereza umumotari araza duhurira ku kigo nderabuzima kuko twari tuje kumukura mu bitaro, dore ko yari yakize yanasezerewe. Yaramujyanye amugeza ku kigo, ariko natwe twari kumwe. Ati tugeze ku kigo umwana ajya gutunganya udukoresho twe ngo batahe, ariko umumotari aza kwivumbura aragenda. Yakomeje avuga ko nyuma haje undi mumotari avuga ko yoherejwe na mugenzi we
ubuyobozi bw'ishuri bugira amakenga bwanga kumumuha umwana ngo kuko bwabonaga atari wa wundi woherejwe n'ababyeyi be. Bwahise buhamagara uwabubasabaga ko bakizira kureba umwana ku kigo cy'ishuri cyangwa bakareka akazatahana n'abandi, cyane ko igihe cyo gusoza igihembwe cya mbere cyari cyegereje. Ku mugoroba wo ku wa gatandatu nibwo ubuyobozi bw'ishuri bwaje kwakira undi mubyeyi bavugaga ko ari nyina w'umwana, ariko Keza aramwihakana avuga ko ari nyirakuru. Uko kutumvikana byatumye umwana atajyana nawe. Ishuri ryemeza ko hatekerezwaga ko se w'umukobwa ari we uzajya kumutwara kuko ari we bavuganaga kuri telefoni. Ati twahisemo kubwira uwo mubyeyi ko kuba abona ko batari guhuza n'umwana kandi yakize, yakwitahira agategereza ko azatahana n'abandi cyangwa se umubyara akaba ari we uza kumwirebera. Byagenze bite ngo uwari urwariye mu kigo cy'ishuri yiyahurire kuri Muhazi? Nturo Michel yagaragaje ko bamenye amakuru ko ku mugoroba wo ku wa gatandatu tariki ya 14 Ukuboza 2024 uyu mwana yuriye igipangu cy'ishuri atega moto. Bivuga ko yateze moto imugeza mu mujyi wa Kayonza, agahitamo gufata indi moto imugeza kuri Muhazi mu kabari kitwa Jambo Beach. Yavuze ko babwiwe ko yagezeyo koko akicara ahateguriwe abantu cyangwa se bungalows. Muri bungalows hari mu mazi, agafata fanta akayinywa ndetse ngo aranayishyura. Nyuma yo kwishyura nibwo uwamwakiriye yaje kumva ibintu bigwa mu mazi, bakeka ko ari we. Barebye ntibabona umuntu, bahitamo gutabaza polisi, nayo ikomeza gushakisha ariko ntiyamubona. Uwo munsi yaje kuboneka ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza, bamusangana udupapuro twanditseho nimero ari nazo bahamagaye kugira ngo hamenyekane ko yari umunyeshuri wa Kayonza Modern School. Uwo muyobozi yagaragaje ko nta ruhare na ruto bagize ku rupfu rw'uwo munyeshuri kuko benshi bakomeje kubibashinja. Ati abadushinja uruhare mu rupfu baraturenganya, nta ruhare twabigizemo kuko umwana nta kibazo yari asanzwe afite mu kigo. Ku ruhande rw'umuyobozi w'akarere ka Kayonza nibwo bwatangaje kuri X ko iperereza rigikomeje gukorwa ngo hamenyekane uko byagenze ngo Keza Kellia abe yakwiyambura ubuzima. Bwagaragaje ko ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga bihabanye n'ukuri ngo kuko ubuyobozi bw'ishuri bwari bwanavuje uwo mwana akoroherwa. Bugira buti twihanganishije uyu muryango wabuze umwana, gusa ibivugwa muri ubu butumwa binyuranye n'ukuri kuko iki kibazo cyari cyakurikiranwe ku bufatanye bw'ubuyobozi n'izindi nzego. Bigaragara ko umwana yiyahuye. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye. Ni umwana tuvuge tuti Imana imwakire mu bayo, ariko turacyari mu makuru hano ku Mena Official. Nizera ko amakuru turimo turagenda tubagezaho akomeje kugenda abashimisha mu by'ukuri. Tugiye gukomereza amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mujyi wa Rubero aho M23 rwose yigaruriye agandi gace gashyashya. Ni ku munsi w'ejo hashize rwose ku mirwano yari ikomeye cyane. Ni inkuru rero igira iti Rubero M23 yigaruriye umujyi mushyashya. Umutwe wa M23 wigaruriye umujyi muto wa Mutembe wo muri teritwari ya Rubero nyuma y'imirwano ikomeye yawusakiranyije n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yasize aka gace gafashwe yabaye ejo ku cyumweru tariki 15 Ukuboza. Amakuru avuga ko M23 ariyo yateye ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo ikoresheje intwaro ziremereye n'imodoka z'intambara. Matembe yafashwe na Masisi. Matembe yafashwe na M23 ni agace gaherereye ku muhanda munini wa RN2 uhuza umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Aka gace kafatwaga nk'ibirindiro bikomeye ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifashishaga zigaburira
intwaro zigaburira intwaro ku mirongo itandukanye y'urugamba mu rwego rwo gukumira M23 kuba yakomeza ijya mu mujyi irimo Rubero na Butembo. Kuri ubu hari amahirwe menshi y'uko ifatwa ry'aka gace rishobora gutuma M23 ifata iriya mijyi. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye hano ku Mena Official. Uno munsi rero twizera ko yabashimishije cyane, mukomeze mugire byiza cyane, bye bye.